Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose. Uyu munsi ni umunsi uri special, umunsi turi kumwe na muganga Clement, inzobere muri ibi bintu by'ubuvuzi. Tumaze iminsi tuvuga ibintu by'imiti, ariko mbere yuko tugira ibintu byinshi tuvuga, reka tubanze tuguhe ikaze, ndetse duhe ikaze kameramani wacu Eli, ariko reka duhe ikaze Dr. Clement. Dr. Clement muraho? Mukomere cyane. Amakuru yanyu turashima Imana. Uyu munsi rero twifuje kuba turi kumwe namwe kugira ngo mugire ibintu mugenda muduhugura. Dufite ikiganiro, dukunze gushyiraho ibiganiro bijyanye no kwivurisha ibimera, ariko twashatse kubihuza n'iterambere ry'umukristo mu kwivuza. Impamvu twabihuje n'ibyo tukanabasura, nuko uri umukristo kandi ukaba uhugukiye ibi bintu byo mu kwivuza. Turagira rero ngo muze kugenda muduhugura, ariko mbere ya byose banza usuhuza abadukurikiye, unabibwire, ndabizi yuko atari ubwa mbere bakubonye, ariko basuhuza. Abakurikira Musabyimana Jacques ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu munsi rwose nk'uko yavuze ko tugira ahantu tukaganira ku bijyanye n'iby'Imana yashyize kuri ubu butaka, ibimera, ku bijyanye n'imivurire y'iki gihe cyangwa se y'igihe tugezemo, kuko Imana niyo yabimejeje ibishyira kuri ubu butaka, natwe iraturema ibishyira kuri ubu butaka, yari ifite impamvu. Iyo mpamvu rero abantu benshi ntabwo bari kubisobanukirwa, nta nubwo bari kubyumva kimwe. Ngira ngo hari ayo niyo matsiko ufite, kugira ngo wumve ko hari icyo twabivugaho cyangwa se naho gusogongezaho, ariko shira amatsiko biri bushoboke. Impamvu rero tubahamagaye nka muganga kandi akaba n'umuntu usobanukiwe iby'ubukristo nyirizina, dufite amatorero agiye atandukanye cyangwa se amadini agiye atandukanye, kuko ubwashize mwaraduhuguye muti itorero ni rimwe. Ubwo rero reka tuvuge amadini agiye atandukanye. Iyo tugeze kuri ibi bintu byitwa kwivuza, usanga ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse twagera kuri ibi byo kwivurisha ibimera ugasanga ni ikibazo. Abatabizi ariko mukunze kubibona, uyu nguyu ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ndetse nanjye ndiwe. Mu gihe cyashize twagiye tugira umwanya wo kwiga mu rusengero, tukagira umwanya wo gusenga, ndetse n'umwanya wo kwiga ibyaremwe. Icyo gihe cyaje kuvaho, abantu batangira kubaho gutyo nyine, ndetse bumva yuko kwivuza ari kwa muganga. Nyamara ugasanga ikibazo gihari, bari kujya kwa muganga, uburwayi bumwe bugakira, ubundi bikanga, umuntu agakomeza akaremba, ndetse bikamusunikira kugeza ku gupfa. Ariko mbere baratubwiraga ngo nimukoreshe ibyaremwe maze mukire. Ese uyu muntu wumvise iyo nkuru nziza icyo gihe yo gukoresha ibyaremwe, akabikoresha cyangwa se akagana uri kubikoresha, uyu muntu akwiye gucirirwa urubanza? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo wowe ucira urubanza mwene so urinde. Nujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe ubanze witokore. Sinzi rero hari ahantu wari ukomoje ngo twari dufite gahunda yo kwigisha ibyaremwe. Ubwo mvuga ibimera kuko harimo umuntu. Icyo gihe twabyitaga ibyaremwe. Ibimera rero Imana yabishyizeho, natwe dushyiraho, yari ifite impamvu. Nkunda kubivuga kenshi, tujye twinjira mu ijambo ry'Imana, Bibiliya tuyisome tukajya dukikira. Ntabwo tuyisome, tumara kuyisoma tuyiga, tuba kuyiga ituyobore. Twe kuyoborwa n'intekerezo zacu, tuyoborwa na Bibiliya. Ndivuga ngo umpe Bibiliya kuko arigira gute? Inezeza, ari impumuriza. Iguhumuriza kuko wakoresheje ibyanditsemo. Nk'uko wavuze ati ndi umudivantiste, nawe uri umudivantiste. Iki gitabo ni cy'abadivantiste. Tumenye kwivura dukoresha ibyo Imana yagize gute? Yaremye. None se si cy'abadivantiste? Iki ni icy'abadivantiste. Ntukizi se? Ikibazo rero nkunze kubigiramo, ubwo byenda se baze kwihangana, ntabwo ari ukubibandaho kuko ari abadivantiste, ari
abaprotesitanti bose n'abakatolike n'abandi bose bafite iyo myumvire. Ndashaka yuko muza kuduha umucyo w'ibi bintu. Iki gitabo kiratubwira ngo tumenye kwivura dukoresheje ibyaremwe. Yego. Ariko barimo baratubwira yuko kwivura dukoresheje ibyaremwe ari bibi. Ndetse umuntu washatse gutera intambwe akabikora, akamamaza iyi nkuru nziza, akabishyira kuri YouTube, akabishyira n'ahandi, uyu muntu yamaze kuba igicibwa mu itorero. Iterambere ry'umukristo mu kwivura, ese yakagombye kwitwara ate muri ibi bintu? Niba ari umukristo koko, cyangwa ubukristo sinzi niba ari ukugendera ku bayobozi cyangwa kugendera kuri ya Bibiliya wamaze kutubwira. Kuko njyewe ubwo namaze kubona yuko hamaze kubaho kwivuguruza. Bibiliya yavuze ibyayo, ubwo n'abayobozi bamaze kuvuga ibyabo. Ese tugendere kuki? Turagendera kuri Bibiliya ko ni wo mucyo utumurikira iteka. Nugendera ku mvugo y'umuntu uzasigara. Gendera kuri Bibiliya ko niyo muyobozi utuyoboye. Kuko uwo muntu uri bugendera washobora kuba ari cyangwa icyapa cyamaze kutamenyekanisha aho ugomba kugera. Akaba ariho ari nk'ishusho y'umuntu gusa, ariko atakora iby'Imana igize gute ishaka. Kuko urugero nshaka kuguha, niba iyo gahunda yaravanyweho mu itorero cyangwa mu rusengero cyangwa mu madini agiye atandukanye yo kwigisha ibyaremwe nk'uko mubivuga, ukaba warayivanyeho, kandi mu ijambo ry'Imana handitse ko tugomba gukoresha iby'Imana yaremye ngo bibashe kugira gute kudukiza. Kuko ijambo ry'Imana ngo roho nzima mu mubiri muzima, ntabwo roho nzima izaza mu mubiri urwaye. None numara guhakana rero ko abantu bivurisha ibimera, ukamwereza kwa muganga ntakire, kandi indwara si yo kwa muganga, ejo agapfa, wowe uri kubuza uwo muntu kwivurisha ibimera, urumva uzajya mu bwami bwo mu ijuru? Rero nkunda kugira ikibazo, ijuru ku bwanjye ndumva nta n'iryo wabona cyane, ariko abandi baze kudufasha. Akenshi wowe tujya kumenyana, hari igihe byaba byaravuye kuri izi mbuga nkoranyambaga. N'izi nkuru ugenda wumva natambukije kuri YouTube cyane rwose. Ni benshi cyane basigaye bankurikira, bakambaza nk'ukuri kumbaza. Yego. None uyu muyobozi arimo aratubwira ati ibyo bintu munyuza ku mbuga nkoranyambaga, ese muri mu murongo w'ubukristo? Umuyobozi w'idini se cyangwa itorero? Umuyobozi nze kuvuga gutera umuyobozi n'umushumba nyine, ubwo n'umushumba kandi uyoboye ubwoko bw'Imana, cyangwa se abavuga abashumba cyangwa se abapasiteri. Yego, barimo baragira bati ubu butumwa ntimwakagombye no kuba muri kubwamamaza ku ma YouTube n'ahandi. Iyo nkuru urayumvise cyane rwose, ahubwo n'abandi baraza kutubwira. None se uretse gato guca mu ijambo, niba kubuza gucisha ubutumwa bwiza nk'ubu bw'ibimera cyangwa ibyaremwe, none se nta ndirimbo zica ku ma YouTube z'amakorali? Nta bapasiteri se? Hariho nkatwe b'abadivantiste. Yego. Florida idacishaho ubutumwa, Marendeza acishaho ubutumwa, si YouTube se? Cyane rwose. Noze kuki ubutumwa bwo muri Bibiliya n'ibitabo bindi by'uko buhanuzi byaca kuri YouTube, none ibimera ntibice kuri YouTube? Icyo nicyo ntarabasha gusobanukirwa. Ntabwo pasiteri abaho, ntabwo abaho, muramubeshyera. Abaye abaho ntabwo yazabona ijuru. Pasiteri, reka nkubwire, ntabwo ndi buze kuvuga izina ryawe, ariko aho uri ko byasa kose nawe ushobora kuduha igitekerezo. Ibi bintu nzi neza yuko n'umutima wawe uhamanya n'umutima wawe ibi bintu byabaye, wamagana abantu kuvuga inkuru nziza. Ese hari urukuta rw'inkuru nziza kugira ngo twebwe niba turi abakristo tukaba dufite izi mbuga nkoranyambaga turi gukoresha ruhari ku buryo tutakagombye kurenga, kugira ngo muze kuduha umurongo nyirizina abantu badakwiye kurenga? Ngira n'akandi nakongera nk'uko warubajije, ubwo nawe arimo arumva nyine. Yego. Niba umaze kubaka channel yawe, YouTube yawe ukayicishaho ubu butumwa bwiza, ese yagusura naho ucuruza ngo arebye ucuruza? Oya, azi naho uteze ngo n'inzu ya buryo yubatse, ntabwo yabibonera umwanya. Arashaka gusenya YouTube. Yego. Uwasenya YouTube rero yasenya n'umuryango wawe. Niko nanjye mbibona. Kuko ibi bimera si igisindisha, si ikiyobyabwenge, ni ibimera Imana yameje kuri ubutaka na leta yemera,
yego kuko ibyangombwa byo kuvura abantu dukoresheje ibimera. Maze urumva leta atari umubyeyi cyane rwose, kuki pasiteri ataba umubyeyi? ubwo rero baza muca mu ijambo gato, ndumva yagafasha umwanya agasenga, Mwuka Wera akamubonekera. Mujya muvuga ngo abarokore ngo barabonekerwa bagira amayereko n'abadive. Iyo usenze neza ugafasha umwanya ugasenga, niba utabasha kubahiriza byibuza iminsi 7, kuko iminsi 7 burya niyo myiza cyane, ugaseka umunsi wa 7 ushobora gusenga iminsi yose unarya unanywa, ako umunsi wa 7 ukiyiriza ubusa ugasenga Imana izaguha icyo ushaka cyose. We pastor niba rero yaravuze ayo magambo, afata umwanya, si uko adasenga, si uko atari umukristo, ariko nshaka kumwumvisha yuko yaba afite inarijye uwo mupasiteri, ko ndi kumwumva nje ntabwo yabaye n'umwuka w'Imana. Kuko yabaye n'umwuka w'Imana, Imana ntabwo yarabwiye Mose ngo fata igiti gishyire mu mazi n'ubusharire abantu ngo bahembuke. Kandi bamaze guhembuka arababwira ngo nimwumvire Uwiteka Imana yanyu, nta ndwara n'imwe izabateza nk'izateje abanyegiputa. Abanyegiputa ni iki? Abanyabyaha. None icyo giti cyanyweho ayo mazi banyweye n'abapagani. None so umuti dukoresha turabapagani. Kandi ariyo mpamvu navuze ngo nk'umukristo, ndababaye nk'umukristo, niyo mpamvu nabivuze nkanagusanga. Byashobokaga yuko twaganira n'abandi, ariko nashatse kureba umuntu w'umukristo noneho ufite uhugutse muri ibi bintu, kugira ngo ube wakebura abantu, kuko iyo pasiteri abivuze gutyo n'abizera batangira kugenda gake. Uyu mwizera ugiye kwicwa n'indwara kubera pasiteri, uyu muntu tuze kubyita iki? Uwo muntu ugiye gupfa kubera pasiteri afite imyumvire yo kuvuga ngo pasiteri ngayobowe n'Imana, ayobowe n'Imana naze. Erega Imana kuba ayobowe n'Imana ibyo yaramutoye kugira ngo atuyobore, ntabwo twamupinze pe. Ariko nafata umwanya amenye ikintu ari kurwanya icyo ari cyo, icyo bita YouTube nk'inzira icishwamo inzandiko. Iyo nzira rero ni iterambere tugezemo. Ahubwo banza wumve ayo ma YouTube ibivugirwaho. Niba njyewe nakubwiye inkuru wugize umbwira ni nanjye wavuye uwo muntu, umuntu yabyaye inzoka. Niba ushaka kumenya ko umuntu yabyaye inzoka, twamushyizeho wa muntu dushyira na nomero ze, musura umuhe n'isukari, umuhe n'igikoma. Mukoze hasi buriya munyibutse ibuye. Uyu muntu yavuze ku kibazo cy'umuntu wabyaye inzoka. Iyo nkuru nayisizeho, ariko nayisizeho turi kumwe nawe kuko twajyanye. Ahubwo se yize musobanura ko umuntu bashaka kumurya kuri Noheli. Ntabwo nabimubwiye. Wigize umubwira. Pasiteri ahuri rero, ubanza utega umwanya Jacques umuganire neza. Ni umukristo wawe. Icyo avuga ni ukuri, yarakaragiye igihe nari impari uyu muntu nge wamwivuriye. Uyu muntu yahunze avuye mu Gisaka bashaka kumurya kuri Noheli we n'umwana we. Ajya kwa muganga mu nda babura umwana, babona ko ameze nk'utwite, kandi we ameze nk'utwite koko. Babura umwana. Uyu muntu namwiteho mu gihe cy'amezi agera mu mezi 7. Nanjye nta mwana nabonagamo, inda yari ibyimbye imeze nk'irimo amatafari yamunyapanzemo. Uyu muntu mukandaga mu ngira ngo ikintu kiri mu nda kivemo, cyari igihembe cy'ikiyoka, ariko si igihembe cyuva ngo ni ihembe mu by'imyuka mibi, yari inzoka nyanzoka y'imira. Yarayibyaye. Ubuse koko barya tubabwiza iki? Niba pastor ubwiriza abantu bakizera, kuki abakristo babyo tugutabyizera? None muri ibi bintu ushobora gukora hakaboneka ibitangaza nk'icyo gitangaza cyabaye. Ese kuki niki cyabaho kugira ngo twumvishe aba bantu yuko ibi bintu byabaye ari, ndetse ntekereza yuko iyo bibaye gutyo tugashyiraho iyi nkuru ni ukugira ngo tugere kuri uyu muntu, tumusure, tumushakire n'isukari, umenye n'amakuru ko ari, tumenye n'amakuru ko ari yu. Ese uyu mupasiteri, uyu mwizera uri guhakana ibi bintu, akaba atabashije no gufata iya mbere ngo agere kuri uyu muntu amusure, we uyu muntu tumwite iki, tubyite gute? Kuko nge mpamya yuko ibitangaza bigikoreka. Natabyizera, Yesu yatoranyije intumwa 12, azinjiza hehe? Mu murimo. Nkuko namwe mwatowe mu bakristo benshi cyane bagiye batandukanye, mukashyirwa mu makorari, mugashyirwa mu badiyakoni, mugakora umurimo. Yesu agiye mu ijuru, yasigiye intumwa inshingano. Ese pasiteri
numara gutabaruka uzasigira iki abakristo? Uzabasigiriye mu kutivurisha ibimera? Wisubireho urebe ahantu waba waragize, baravuga ngo nta muntu mukuru usaba imbabazi, ariko nyine nasaba imbabazi abakristo barabahemukiye. Ubwo rero reka tuze kutagira ibintu byinshi kuko igihe kirimo kiratugenda, ariko dusige dutanze inama. Ntabwo tubwira abadivantisite gusa, ntabwo tubwira aba protestant, turabwira isi yose, turabwira isi yose. Kuko abantu benshi bafite iyi myumvire, bakumva ngo iki netenete kiravura, bagahita babifata mu ishusho y'ubupfumu. Ibi bintu ubwo tuzongera guhura tuzasobanura ibijyanye n'ubupfumu n'ubuvuzi nyabwo. Rwose muzadufashe iki kiganiro, iki cyigisho mukitunyurizeho kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, bamenye naho imbaraga ituruka, naho imbaraga ivura ikoresheje ibyaremwe. Yego, rero nimuzajya mubona ibintu aho kujya kwirukanka, ngewe niyo nama natanga, genda namwe muraza kudufasha, ariko aho kugira ngo tube turi gutera bagenzi bacu amabuye, twabanza tukareba niba ibi bintu ari ukuri, maze twabusanga atari ukuri tugafata aba bantu tukabashyira mu murongo nyakuri. Ngewe niko mbitekereza. Oya, nibyo nk'umushumba utuyoboye. Yego, ntabwo twamutera amabuye, nta muntu udasitara. Yego, ariko niba mwuka w'Imana murimo, nabanza amenye ngo Jacques, muganga Clement, ese ibi bintu bakora ni mwuka w'Imana ubayoboye koko? Nk'uko Imana yafashe mu Bisirayeli bose bari bakoze urwo rugendo bajya Imana, yafashe mu Mose, ntabwo yafashe Abisirayeli bose. Iraje imwereka ibyo agomba gukora. Nanjye Imana nyese ibyo ugomba gukora. Jacques kwereka ibyo ugomba gukora. Nabanze afate uyu mwanya asengere Jacques. Jacques ibyo akora ni mwuka w'Imana umuyoboye koko? Azamenya ukuri. Kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzatubatura. Ubuzima bw'umukristo mu rugendo rw'iterambere mu kwivuza. Murakoze cyane, reka tugarukire aha ngaha rero, ahasigaye naho ubutaha, kandi mwakoze, Uwiteka abaho umugisha. Imana iduhane umugisha. Amen.